Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Agomba gukora umugenderano ku rugo rwe, ku muharuro we, hagati y'abantu ko bahura niko byari bimeze. Nyine ubu ngubu nyine ntago abantu kubera buri wese asigaye abareba ibye inyungu ze. Aravuga ati nica umubyizi nkajya gukora biriya akabona nyine nta nyungu bifitemo, niyo mpamvu ingaruka tunyura ahantu ubona hari ibintu by'umwanda, ibishishwa by'imineke, masazi, urume. Waba ufite n'imodoka na moto cyangwa igare ugatinya kuhaca uvuga uti barahanyamburira. Ingaruka rero no kubera hano urabona hararara, ugasanga habaye nabi hasibye, ugasanga umuhanda uyitanyuzwemo kubera ko waraye n'abajura afite kuza bakajyamo bakayikingamo bagatega abantu. Aba baturage barasaba ubuyobozi kongera ubukangurambaga bwibutsa abaturage guharura aho batuye kuko ibi byatsi bishobora guteza ingaruka. Iyo umuganda rusangije gukora, abaturage bibwira yuko umuganda uzahoraho bakaba ari wo harura. Hakenewe rero ubukangurambaga bwo kugira ngo abaturage bamenye ko guharura imihanda ku mirima yabo ari ngombwa. Ikintu bakora ni ukongera gukangurira abaturage, basa naho babyibagiwe. Kubyibagirwa kwabo ni uko bavuga bati n'ubundi leta irahari n'abaturage barahari b'umuganda rusange. Cyari cyagapfa nta n'ikirarenga kuko n'ubundi ni uburyo twajyaga duhoramo tukabukora mu buryo bw'umuganda. Abaturage rero kumva ko hakorwa n'umuganda n'ubundi twumva habaho twahindura ingamba nkatwe bajyanama tukaganira n'abaturage tukababwira umuntu ku murima akajya hiharurira n'ubundi umuganda ukajya mu bindi wakora. Iyo umuganda rusangije gukora, abaturage bibwira yuko umuganda uzahoraho bakaba ari wo harura. Hakenewe rero ubukangurambaga bwo kugira ngo abaturage bamenye ko guharura imihanda ku mirima yabo ari ngombwa. Natwe tuzakomeza gufatanya n'ishuri ya PTS aho muzakenera ubufasha ubwo ari bwo bwose, imbaraga zacu tuzi ko muri force mwe mufite imbaraga nyinshi cyane kandi zihagije, ariko aho muzakenera na duke twacu tw'abasivile yuko bakoze ibikorwa binini kandi byiza, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bandi hari nibutse kuvuga barimo mu karere ka Rwamagana. Hari gahunda yashyizweho n'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana ku bijyanye no kubahiriza gahunda z'isuku. Muri izo suku rero hakabamo no guharura buri muntu imbere yiwe, ntihabe ikigunda imbere y'ubutaka bwe, imbere y'isambu ye, imbere y'urugo rwe. Ni nayo mpamvu hariho n'ibihano ku bantu bigaragara yuko batubahirije gahunda z'isuku. Ibihano byashyizweho n'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana. Dukunda rero gukangurira abaturage yuko buri wese agomba gukora imbere y'isambu ye, imbere y'urugo rwe, imbere y'inzu ye. Ubwo utabikoze mu by'ukuri aba yishe byabwiriza. Ni nayo mpamvu hariho na biriya bihano. Ubwo rero tukaba tuburira buri muntu wese ufite umwanda imbere y'urugo rwe cyangwa se ahameze ibyatsi imbere y'inzu, imbere y'isambu ye, utabikora wese aba yishe amategeko agenga isuku kandi n'ibyo bihano bimugeraho. Ubwo rero nababurira kugira ngo ejo tutazagiraho duca amande, kuko twebwe ntago dushishikarijwe no guhana abaturage, ahubwo dushishikarijwe no kuba batoza umuco w'isuku. Ariko iyo tubumutoje tukabona ntarimo kubahiriza, ubaza intambwe.